Yes, reka nongere mbasuhuze nanone nizera ko mumeze neza aho muri hose, mukomeza kugubwa neza aho muri hose. Nshimire mwahisemo kubana na Rwanyonga TV. Nge ni mwumva ni MC Rene Kibatara. Kuri screen rero ngira ngo murabibona ko dufite umwana mwiza cyane. Aha, umva ntacyo mba ntakoze. Reka rero dutangire tuvi muzini muzingo. Twanzikira ahangaha umeze neza. Meze neza. Iyo nyinya bakimara kwikubita amaso bahita bavuga ati ahangaha rwose Kibatara dushyize igorora. Cyane rwose. Aha, tangira rero ubibwire ubabwire n'amazina yawe nyakuri kugira ngo dutangire tuziranye twese. Murakoze, nitwa Mushimiyimana Francine. Aha, duhe CV nyine nk'ibisanzwe. Tuye mu izindi. Amashuri se mvuka hehe Francine? Akarere ni aka Ruhango, intara y'Amajyepfo. Intara y'Amajyepfo. Aha, akarere ni aka Ruhango, intara ni y'Amajyepfo, ngira ngo murabyumva. Wowe ushobora kuba udukurikiye bwa mbere ukaba utari wakora subscribe, share, comment, bikora aka kanya kugira ngo ujye uhita ubona upload y'umunsi. Ngira rero ngo murabibona kuri screen. Reka rero uyu mwana w'umukobwa dutangire twiganira nk'ibisanzwe. Ibiruhuko se ngo bimazemo iminsi? Yego. Urakiga kugeza na n'ubu? Ahubwo ntabwo ndi kwiga. Ntabwo uri kwiga? Ariko kwiga ngo ntabwo birangira? Ntabwo birangira, biragenda bikomeza. Ariko ngo mpetse kumva amakuru ko mu bintu ngo bibaho byakugoye ngo biology ngirimo. Biology gucya abantu batinya biology no kubera iki? Biterwa n'umuntu uwo ari we n'imyumvire yiwe. N'imyumvire yiwe. Yego. Njye ntekereza ko njyewe ku bwanjye abana benshi b'abakobwa nkawe bitewe n'uburyo kandi nayo mpamvu wenda twanakuzanya ahangaha, hari abantu baba bari muri vacances ariko ubona ko ibyo byose iyo vacances igeze ntabwo baba biteze kuruhuka. Haba hari ibindi bibereye. Wowe ubibona ute nk'ibisanzwe? Njyewe uko nabibona, biterwa n'ahantu umuntu aba yarakoreye n'ababyeyi cyangwa aho asengera. Basenga cyane. Yego. Ariko ndagira ngo tuze kuvuga kuko hano ntabwo turi kugira tuvuge ushize amanga, nyine wumva ufite confidence zo kuvuga. Utumva turi mu kiganiro sibyo? Uvuge ushize amanga, useke neza kuko ntabwo turi mu bizamini hano ngo turatsindwa cyangwa ngo bibikene sibyo? No kuganira muri rusange sibyo? Aha, reka rero dukomeze twiganira n'uyu mwana w'umukobwa nkuko mubibona kuri screen. Ushobora kuba ari ubwa mbere umubonye ubivuga ati se uyu muntu ninde, kubera iki bamuzanye hano kuri Rwanyonga TV. Rwanyonga TV rero twababwiye ko tugomba kujya tubaserukira hirya no hino kugira ngo tubazanire ibyamamare cyangwa se abana b'abakobwa beza bafite ikintu bazi kuri talent show. Windi bintu bijyanye n'impano. Turagira ngo umunsi ubwire abakurikiye Rwanyonga TV se impano yawe ni iyihe ubundi nko muri society nyarwanda? Imana yanjye kugeza isaha nzi ni ukubangira urukundo rwinshi. Ngira ngo murabyumva rero. Areka aba hari abantu rero bakurikiye ikiganiro nyine barekereje, ubu dutaye twashyiraho nimero ya telefone cyangwa se adresse zawe zose zishoboka. Ubundi ukimara kumva ko wenda ibyo bintu n'umuntu wari wese si cyangwa n'abantu bamwe na bamwe kugira ngo ube ufite urukundo uruha buri wese cyangwa ufite ukuhitamo. Iyo ngize amahirwe yo kuba nahura n'umusore nkamwishimira, ngerageza kumukunda ku buryo nawe abibona. Bivuze ko uwo muntu iyo afite ikintu bita urukundo ushobora kuba wanabibwira umusore we wamukunze ukabimubwira before yuko abikubwira. Yes. Wabikora? Nabikora. Umaze kubibwira nka bangahe? Ubu ngubu maze kubwira nk'abasore bagera muri 2 ariko ntabwo twabashije gukomezanya.
iyo ubibabwiye bo bumva bimeze bite? Iyo ubibabwiye wowe nayahe marangamutima ubabonana ukimara kubabwira ko bakunda? uko tugenda tumarana igihe ndashaka kugenda mbona ingeso ziwe zimwe na zimwe nkazihanganira kenshi, we akagenda abivamo nyine. Urumva umuntu udafite gahunda ntabwo we mukomezanya, aba afite izindi gahunda ziwe, cyangwa afite abakobwa afite ibyo ari gusaba. nabyo bishoboka. Ariko ntekereza neza ko nta musore ubundi kenshi ushobora kuba benshi ubundi udafite gahunda mushobora gukundana amezi 3 yamaze kugira ibyo agusaba cyangwa ne. Keretse umwe wenyine nabashije guhura nawe asenga nabo. Aza kugucika gute kandi asenga? Uwo usenga ntabwo yigeze ambwira ibyo bintu by'ibishegu, ibintu by'amagambo nyine y'isi nasanzwe abasore babwira abakobwa hirya no hino bitewe n'uko bamubona. Yes, nshimire mwe muhitamo gukurikira Rwanyonga TV nk'uko mubibona hano kuri screen. Dusanzwe tumenyere ko mu muco nyarwanda ubundi umusore niwe ugenda akabwira umukobwa ko amukunda, wenda yamubonye aramukurura. Ariko hano kuri screen za Rwanyonga TV murabona ko dufite umwana w'umukobwa, we iyo amarangamutima ye y'urukundo amwerekeje ku musore afata iya mbere akabimubwira. Watangiye kubyumva ufite nk'imyaka ingahe utangira kumva ko ugomba kurwana n'icyo kintu cyo kubwira umusore ko umukunda? ntabwo nahura n'umusore umubwire gutya mu muhanda, gusa nakubwira ati wambaye neza, urasa neza, gutyo pe. Ari ikigwari se? Nta musore w'ikigwari nahuye nawe. Ntawe murahura w'ikigwari? Ariko bise bibishiriraho cyangwa urakomeza bishirira aho ngaho, hari n'aho tugenda duhura bakansuza bisanzwe cyangwa mu kazi. Urumva icyo gihe watangiye kumva ko ugomba gukundana cyangwa se ukwinjira mu rukundo rwa nyarwo ufite nk'imyaka ingahe? Ubundi njye numvaga nazarenze imyaka 23 utarashaka. Gusa ufite ingahe? Ufite ingahe? Tubigira ibanga. Oya, ubu bwanyuze tubigira ibanga. hari kubura umwe cyangwa hari kubura amezi? Nizere ko mariage iri mu rukiko, mwavuye mu rukiko cyangwa mugiye kujya mu rukiko? Harabura havuyemo uyu mwaka. Havuyemo uyu mwaka. Urumva uzaba ugeze nka 23 bizaba bigeze ku nzozi zawe? Inzozi zawe uzaba uzigezeho? Nzaba nzigezeho, ariko siko nabyifuzaga. Siko wabyifuzaga? Ubona akaba afite nk'abana nka babiri. Bakaba ufite nk'abana nka babiri. Urumva kuri muri ya 23 hari kurenga? Irimo kurenga. Impamvu se byabaye ko birenga na amahitamo yawe ataraganishije aho wifuzaga, cyangwa nuko abo wari ukeneye wari utarababona? Nari naragira amahirwe yo guhura n'uwo nyine n'unkunda, njye atari njye mukunze cyane, ahubwo nawe ankunda. Nawe agukunda. Ushobora kumuvuga ariko mu kiganiro kugira ngo naho ari akureba gutya kuri screen za Rwanyonga TV yizihirwe rwose, avuga ati koko uriya muntu kopine wanjye ebana gudushapwa, nawe akaba yagushimira. Ushobora kudusangiza akazina ke kugira natwe tuzamurayikinga aho tuzamuturiza. Biracyari ibanga. Biracyari ibanga. Ntabwo turajya mu rukiko. Biracyari ibanga. Biracyari ibanga. Mwavuye imbere y'ababyeyi bo ku miryango yombi mwavuye? Ababyeyi baratuze. Ababyeyi barabazi. Yego. Yes, wowe dukurikiye bwa mbere rero ukaba ugeze kuri Rwanyonga TV, ndakubwira ngo nta handi ho kwirirwa uzerera amacano yose. Rebera hano kuri Rwanyonga TV kugira ngo ubane natwe uko bwije uko bukeye 5 kwa 5. MC Irene Kibatarangira mu murabizi yo nagafashemo ebana sibye masanga. Utani sombere yo masanga wana. Umunsi rero turi kumwe n'uyu mwana w'umukobwa. Hari abantu rero bavuga ati eske ni gute ubundi umuntu ashobora gufata iya mbere ari umukobwa akajya kubwira umuhungu ko amukunda? Ibyo bintu biva he? Uko ari umukobwa ushobora kubyumva akavuga ati ibyo bintu ntabwo bibaho. Wowe byaje gute?
niba mwamye mubwira tugitangira njyewe Imana njye ni urukundo, impano yawe ni urukundo. ni ugukunda mbese buri wese akabibona. Hari ugukunda rero bisanzwe nk'uko impano yawe ari urukundo, ugakunda umuntu mudahuje igitsina. Yego, Nabo muhuje ibitsina urabakunda? bakunda bisanzwe. Bakunda bisanzwe. Muri rusange urukundo rugira. Iyo umuntu akubabaje bigenda bite? Ndababara cyane. Urababara cyane? Ndababara cyane uko ndeba ukuntu noneho nkananuka nkagenda pe. Urababara cyane ukananuka. Noneho icyo gihe bigusaba iki kugira ngo ugaruke muri moto? Wowe ufata iya mbere kumusaba imbabazi cyangwa iyo atagusabye imbabazi hari abantu batazi gusaba imbabazi? Wowe ukora iki? Ndamubabarira ariko ntabwo dukomezanya. Uramubabarira ariko ntimukomezanya? Ntabwo dukomezanya. Dukira aho ushobora kuba warabenzwe n'abasore nk'abangahe cyangwa wowe warabenze nk'abangahe? Umubare ntabwo ntuzi. Ni mwinshi? Ni mwinshi cyane. Ni mwinshi cyane. Byumvikane ko urabenga. Bitewe n'uko umuntu yaje, imyitwarire yiwe. Yego. Ufite ababyeyi bombi? Ababyeyi bombi ndabafite. Kandi uvuga mu ruhame. Abo uzi ko burya abantu bahise bagira ubwoba. Hari abasore bahise bagira ubwoba bakavuga turiya mukobwa nimba abenga twe twamugeraho gute kandi abenga, tukavuga ashobora kuba ahise anahagarika n'ikiganiro. Batuzana umuntu ubenga. Mbo kuri wowe turagira ngo utubwire umusore ugukuru ubona koko ukabona aragukuruye mu marangamutima yawe, kumva ugomba kujya kubimubwira, usanga aba ari umusore umeze yaba mbogari babe baterura ibyuma aho mutureba kuri iyi screen, mwe muterura wenda ibyuma simbizi, ariko mwe muretse kugira icyo mukora wenda abanza tubwire aba ari umusore umeze. Ntabwo ari umusore munini, aba ari umusore uri mwayene. Uri mwayene kandi mugufi. Urebye ntacyo twazi ukureshya. Hano ndavuga ku bandi bashobora guhita bavuga ati uriya munyamakuru wundi aramudutwaye kabaye. Urwara urugero atari mugufiya, ari hagati no hagati. Abakobwa muteye gutyo wenda mufite iyo taye française kenshi niko babyita, amataye meza nk'ayo ngayo, muba mukunda ibisore binini by'ibibogari byateruye ibyuma? Utari munini, uri hagati na hagati. Uri hagati na hagati nka Habineza na Eric. Hari abakandi ntabwo akumva. Reka rero ukore subscribe ushobora kudukurikiye bwa mbere, kandi kuri screen ndagira ngo nta handi uzakura ibiganiro nk'ibi byiza bishobora kuba binogeye amaso cyangwa se n'amatwi kandi yizihiwe. Mushimiyimana Francine Mushimiyimana, ngira ngo murabona Francine Mushimiyimana ku ishove nziza, ndavuga umusatsi ahantu hose. Ni nk'igihe gice cyawe ugira ukabona ko atari cyiza? Uko ndi ndashimira Imana. Ujya ubona nta hantu mwaye na gato? Ni gake rero umwana w'umukobwa ashobora kubona ko hari ahantu na hato amwaye, ni gake kandi ashobora no kubyemera kuri screen, ariko ibyo byose nk'umuntu w'umusore cyangwa ukureba w'igitsina gabo, wenda nk'abo mwahuye, ndavuga guhura bisanzwe mwaganira, mwahuriye mu mashuka, wenda ntabwo urabikora, birashoboka, ariko bakaba baramaze kumenya defo yawe. Nta defo n'imwe yawe uzi wiyiziho nawe ushobora kuvuga ati aka kantu nzagakosora mu mibereho yanjye ya kimuntu? Gutinda kubabarira nk'umuntu wambabaje. Defo yawe ni uko ushobora gutinda kubabarira umuntu wakubabaje. Ubona se uri mu nzira z'uko wabikosora bikazakunda? Hano ndatekereza ko hano kuri umwanya Prince Kid we batari yahamwa n'icyaha mu nkiko, ahangaha ndababwiza ukuri kuri Rwanyonga TV ashobora kuba hariho hagiye kuzaba hanyura Miss Rwanda. Butu campus zaje zibera hano. Rero wowe udukurikiye bwa mbere ukaba ubanye natwe bwa mbere, ngushimire ko wahisemo kubana na Rwanyonga TV. Nta handi rero sibye kuri Rwanyonga TV ibyo utari wabona ahandi, wo kwirirwa uzerera channel
kora subscribe kuri Rwanyonga TV, buri munsi uzajya ubona upload y'umunsi, kandi tubazanira abana b'abakobwa baseruka kuko tubamaze kubona ko bafite impano zitandukanye. Reka dusomeho amazi ho gatoya, rero tugaruke mu kanya mu kiganiro cy'umunsi nanone. Nemusire Neki Batara ndi kumwe na mugenzi wanjye Francine cyangwa famille turyohejemo gatoya.